urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, shalom bakundwa bene data, turabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi dushimiye Imana kuri uyu mwanya mwiza twongeye guhurira hano. Uyu mwanya tuganira mu ijambo ry'Imana, ni rya jambo ryongera kudukomeza umutima, ryongera kutubera ubuhamya, rya jambo ryongera kudukiza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Niba uri mushyashya ngo haye karibu, ni agatabo k'urusobe rw'ibiriho, inyigisho ya buri munsi hamwe n'umushumba Chris. Uyu munsi turiga inyigisho ivuga iti kuri Noheli jya uririmba ijambo ry'Imana. Haleluya, kuri Noheli jya uririmba ijambo ry'Imana. Umurongo wacu ufungura turawusanga muri Luka ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Haravuga hati: kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti: mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amen. Akenshi mu gihe cya Noheli habaho kuririmba cyane. Ni igihe cy'umwaka aho abantu baririmba indirimbo za Noheli bishimye. Inyinshi muri izo ndirimbo nubwo zamenyekanye ndetse zikaba zarabayeho ibinyejana byinshi, zirimo ubusa mu mwuka. Inyinshi muri zo ntacyo zivuze mu mwuka cyangwa nta gisobanuro cy'umwuka zifite. Fata nk'urugero indirimbo yitwa Jingle Bell, Jingle Bell, haleluya, benshi murayizi, bisobanuye inanga zirangira. Cyangwa yitwa Dashing Through the Snow, bisobanuye kwirukanka mu rubura. Ni indirimbo za Noheli zizwi cyane ziririmbwa hirya no hino ku isi, ariko nta gisobanuro cy'umwuka zifite. Kuba zitumunezerwa ndetse zikagutera akanyamuneza ntibivuga ko ziguhesha umugisha. Twige. Noheli igendanye na Yesu kandi niwe jambo rizima. Rero ku munsi ubanziriza wa Noheli, ku munsi wa Noheli cyangwa igihe icyo ari cyo cyose, menya ijambo, utekereze ijambo. Amen. Kuri Noheli ijambo ni ryo ryangombwa. Haleluya. Ndetse uririmbe n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiramo kano kantu tukumve neza. Noheli igendanye na Yesu kandi niwe jambo rizima. Rero ku munsi wa Noheli, ku munsi ubanziriza Noheli cyangwa igihe icyo ari cyo cyose, menya ijambo, utekereze ijambo, ndetse uririmba ijambo. Amen. Ririmba indirimbo zigendanye n'ibyanditswe. Waba wishimira Noheli cyangwa uririmba uhimbaza Imana, reka kuramya kwawe kube kugendanye n'ijambo ry'Imana n'ukuri kwayo. Nuko uzatangazwa n'impinduka ibi bizazana mu buzima bwawe. Mwamashimwe cyane. Ushobora kwifatanya natwe ku mugoroba wa 3 z'ijoro mu wundi mwanya mwiza wo kuba mu rukundo rw'Imana n'igisobanuro nyacyo cya Noheli mu materaniro y'umunsi ubanziriza Noheli hamwe n'umushumba Chris. Aya materaniro atatse neza ndetse ahindura ubuzima azabera mu matorero atandukanye, ndetse azerekanwa imbonankubone kuri satelite no ku mirongo ya televiziyo mu bihugu bitandukanye no ku mirongo yose ya za televiziyo za Love World. Iyo ni ministeri. Haleluya. Uzaba ari umwanya wihariye mwiza wo gusobanukirwa, wo gusabana n'ijambo ry'Imana, ubwo tuzaba tuyiririmbira ishimwe ndetse tunahishura ukuri gucukumbuye kuri Noheli. Kugira ngo uhabwe amakuru yisumbuye, hamagara nimero ziri bukurikire cyangwa se usure urubuga rwitwa christembassy.org. Christembassy bifatanye _org. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge isengesho. Turavuga tuti: Data mwiza,
umutima wanjye wuzuye ibyishimo no gushima ubwo nizihiza kuvuka kwa Yesu. Mfite gusobanukirwa kwimbitse kuwo Kristo Yesu ari we n'ibyo yaje gukora. N'aka kanya nakiriye amahishurirwa y'ubumana, inama, icyerekezo no kuyoborwa biva ku mwuka wawe ubwo sabana nawe muri Zaburi, indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Intego yawe irasohozwa mu buzima bwanjye, kandi ubwiza bwawe burahishurwa muri jye ndetse bugahishurirwa binyuze muri jye, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Gucengera inyigisho y'uyu munsi turasoma muri Luka ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Twongeye gusoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 14, ndetse na Zaburi ibice 95, Zaburi ya 95 igice cya 1 umurongo wa 2. Murakoze cyane, turabakunda. Shalom. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 0794000091. Ndasubiramo 0794000091. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Sorry.